Igice cya 21. Iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwa Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti: dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti: dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti: andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti: birarangiye, ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Haza umwe muri aba bamarayika barindwi bari bafite za nzabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati: ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana. Kurabajyana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi. Rufite inkike nini kandi ndende n'amarembo 12, no ku marembo hariho abamarayika 12, kandi handitsweho amazina y'imiryango 12 y'abana ba Isirayeli. Iburasirazuba hariho amarembo 3, ikasikazi hariho amarembo 3, ikusi hariho amarembo 3, n'iburengerazuba hariho amarembo 3. Inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12, zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama. Uwavuganaga nanjye yari afite urugero rw'urubingo rw'izahabu, kugira ngo agere urwo rurembo n'amarembo yarwo n'inkike zarwo. Urwo rurembo rungana impande zose, uburebure bungana n'ubugari, ageresha urwo rurembo rwa rubingo, ageramo sitade y'inzovu n'ibihumbi 2. Uburebure bw'umurambaro n'ubugari n'uburebure bw'igihagararo birangana. Agera inkike zarwo, ageramo imikono 144, akurikije urugero rw'abantu, ibyo ni ukuvuga ngo urw'abamarayika. Inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahuri byiza. Imfatiro z'inkike z'urwo rurembo zarimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urwa kabiri rwari safiru, urwa gatatu rwari karukedoni, urwa kane rwari simaragido, urwa gatanu rwari sarudonikisi, urwa gatandatu rwari sarudiyo, urwa kane rwari kirusorito, urwa munani rwari beruru, urwa cyenda rwari topazi, urwa 10 rwari kirusoparaso, urwa 11 rwari huwakino, urwa 12 rwari ametusito. Amarembo uko ari 12 yari imaragarita 12, irembo rimwe ryubakishijwe imaragarita imwe, atyo. Inzira nyabagendwa yo muri urwo rurembo yashigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwarwo. Kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira kandi umwana w'intama ari we tabaza ryarwo. Amahanga azagendera mu mucyo warwo, abami bo mu isi bazaniye ubwiza bwabo. Amarembo yarwo nazugarirwa ku manywa na hato kuko ijoro ritabayo. Kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro by'amahanga, muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa gukora ibizira kabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama.